Batisheba yaribereye mu gikari cye arimo kwiyuhagira. Dawidi aramureba aramurunguruka, atuma umuntu ati mugende munzanire uriya mugore. Aramuhohotera. Buriya Dawidi yarahohoteye. Imana imukumubwira ngo ikintu wakoze cyarakaje Uwiteka. Banza utekereze ko Dawidi yari iwe mu rugo. Abadamu murimo hano nimwe mwabyumva wenda kurusha abagabo. Uri mu rugo n'umugabo atumiye umugore aramuzanya mujyanye mu cyumba cyawe. Riya ni hohotera rikomeye. Dabo ntibyanezeza Imana imutumaho ibwira Natani ngo ugende umbwire uriya mugabo ngo ibintu wakoze byarakaje Uwiteka. Kubera iki? Dawidi yari umuntu ukunda Imana, uririmbira Imana ariko w'indangare. Yibagiwe ate ko Imana imureba ariko arangije ngo kugira ngo asibanganye icyaha cye ko yaryamanye n'uwo mugore amutera inda, ngo kugira ngo asibanganye icyaha cye atuma kuri Yowabu umukuru w'ingabo zaramubwira ati uzanyoherereze Uriya. Uriya ni mureba mu ngabo za Dawidi yari umwe mu basirikare bakuru 30 bakomeye b'intwari, yari umujenerali. Wigeze ubona generali twarakuriye? Baramubwira ngo bwira Uriya aze kuvuga amacumu. Mu yandi magambo aba ari uzana kuriye. Uriya aza yibaza kuki bantumyeho, mwabonye hehe umusirikare mukuru twarakuriye? Nijye usigaye ntwara amabaruwa, nsize ingabo zanjye nayoboraga nje gutwara amabaruwa. Araza hageze Dawidi ati mbwira amakuru yo ku rugamba. Buriya nuko yamwubashye ashobora kumbwira ati ariko se nyakubaho, kuva ryari umwafandi mukuru ari uza gutanga amakuru yo ku rugamba? Ariko nibwira ko ashobora kuba arabajije bagenzi bakavuga ati se chef aranshakira iki koko? Ikintu gitumye bampurutura ku rugamba nkareka ingabo nari nyoboye nkaza kwitaba habaye iki? Bashobora kuba baramubwira ati ariko dusigaye tubona hari agakungu hagati ya boss n'umugore wawe atamaze iminsi ajyayo. Uriya nawe aragenda yigira ku gicaniro ararana n'abandi basirikare ntiyajya mu rugo. Umunsi wa kabiri ngo amutumaho ngo arabariza ati se Uriya yarayagiye mu rugo? Kuki Dawidi yashakaga kuri yajya mu rugo? Kugira ngo agende naryamana n'umugore bitwikira icyaha cye. Bazavuge bati iyi nda wayiteye cya gihe wari ugarutse kuvuga amacumu. Ijoro rya kabiri Uriya yanze kuryama ngo yaramusindishije ngo arebe yuko yamuyobya ubwenge agasubirayo. Ngo Uriya aragenda yisubirira ku gicaniro ku irembo ararana n'abandi. Buracya Dawidi ararakara, yandika ibaruwa y'umujinya n'ubugome, abwira Yowabu ngo Uriya uzamushyira ahantu hari intwari zikomeye bamutikura apfe. Baramutikura arapfa. Hanyuma Yowabu abwira umusirikare tugende ubwira umwami noneho atumye Kadogo ujye utwara kuriye atuzamubwire ngo bararwanye ariko abasirikare kuko ubundi Dawidi yakundaga abasirikare be cyane, yarabarindaga ariko burya icyaha gikoresha ibibi byinshi. Ngo nubona arakaye kuko yarabiteganije ko ari burakare ngo uzamubwire ngo erega n'umugaragu wawe Uriya yarapfuye. Mu yandi magambo mission accomplie. Baragenda babwira Dawidi ati rwose umubwire Yowabu ngo komeza urugamba ntuhangayike ngo inkota iryumwe eje karya undi. Imana ihita ituma Natani ngo ugende umbwire Uriya mugabo ngo ibyo wakoze, kuko yahise amagara Batisheba aramurongora. Indangare kandi ubwo yaririmbiraga Imana, yarakiririmbira Imana atazi ko Imana imureba. Reka mbabwire icyo nita uburangare, ni ugukora ibyaha wibwira ngo Imana ntikubona. Ubu busonga bwacu burakomeye cyane kuko twebwe turagiriye umutware ubona byose uba hose. Indangare, indi ndangare ikomeye cyane ni ingero mbaha gusa kugira ngo dukuremo amasomo. Ni iki cyatumye Dawidi ko kiriya cyaha Dawidi yakoze yari abizi neza yuko mu mategeko ya Mose umugabo waryamanaga n'umugore w'undi muntu verdict kwari uguterwa amabuye mugapfa mwimbi. Ni nacyo cyatumye Imana ituma Natani iramubwira ngo genda umbwirire Dawidi ngo gupfa ko ibigukuriyeho nturi bupfe ntibazagutera amabuye. Ariko Imana ngira ngo n'Imana rero bwatse se Dawidi baramutera amabuye batari umwami. Iyaba ari undi muntu bagombaga kumutera amabuye agapfa.
yaciye ku itegeko ry'Imana. Ibi bintu byose mubona bitwangiriza ni abantu baca ku mategeko y'Imana. Iby'Imana yavuze, ubusonga bwacu burangwa no kumvira ibyo databuja yavuze. Mbaho urundi rugero rumwe cyangwa ebyiri rw'ibisonga by'indangare. Umugabo witwa Samusoni kuva kivuka we ari no mu bantu. Samusoni Imana yari yaramuvuzeho atari yavuka. Imana ibwira nyina na se Manowa, iravuga ngo umwana mutwite, uyu mwana mumumenye, mutangire kumurinda na nyina ntazarya imizabibu n'ibikomokaho byose. Ibyo kunywa divayi byibagirwe, kandi uyu mwana navuka azaba umunaziri w'Uwiteka kuva kivuka. Ni ukuvuga ngo umunaziri yari afite ubusonga bw'umuhamagaro. Umuhamagaro we nk'uwa Yeremiya n'abandi Imana yawuvuze ataravuka, nk'uwa Yohana umubatiza, nk'uwa Yesu. Hari abantu bagira umuhamagaro Imana ikawuvuga batari bavuka, hari n'abandi buvuga bamaze kuvuka. Naganiriye na mama, hanyuma kera yajyaga ntera umwete ngo mbe padiri. Aho nkibaza abandi bagore ko badakunda ko abana baba padiri, kuki mama ashaka kumba padiri? Aho simenye ko yantanzeho igitambo. Kera mvuka narakana fragile, donc ni mpamvu nitwa Rutayisire bivuga ngo urupfu rutamujyanye. None rero kubera yuko mama ngira bumaze abwira Imana, tumva Mana, uyu mwana numundindira akabaho nzamuguha abo mushumba wawe abe padiri, kuko yari umugaturika yumvaga nzaba padiri. None uko nkura akajya ntera umwete wo kuba padiri, rero mama kucishaka ko mba padiri. Ngejeje ku myaka 19 bivamo nigira muri university. Namenye ibyo maze kuba pastor. Umunsi nabaye pastor, mama yahagaze muri reception arambura amaboko, nta nubwo ari twayabwiraga ngo Mana, ngo noneho ngo umuhigo wanjye ndawurangije, ngo yambaye ikanzu. Menya ngo ariko mfite ibimenyetso birenze kimwe bimbwira ko aho mpagaze ariho nagombaga guhagarara. N'umunsi wa mbere nanjye njya mu kiliziya mfite imyaka 8, narebye kiliziya ukuntu ingana, ndavuga ni kabisa, niba Imana ifite inzingana gutya, nzakorera Imana kugira ngo umunsi napfuye nzayirebe. Nafite imyaka 8. Wose umuhamagaro, ariko nkubwiye uburangare nakoze muri iyo nzira hagati aho ngo, ariko Imana imaze kungarura mu nzira navuze ngo rero Mana, noneho nagarutse mu nzira njenje, ntabwo ubunaziri bwanjye nzaburangarana. Urumva Samusoni Imana yari yarabivuze mu ikuru, aravuga ngo azaba umunaziri w'Uwiteka. Ubwo ni ubusonga bw'umuhamagaro. Umuhamagaro. Hanyuma bukeye ariko ngo Samusoni agakunda abagore. Muzarebe mu gitabo cy'abacamanza aho batangira kuvuga Samusoni, bavuga ngo agera mu kibaya cy'isoreka abona umugore, agera i Gati abona umugore. Aho yageraga hose yabonaga abagore, nta kindi yabonaga. Kandi kizakwica ukibona kare. Hari barumuna ba Samusoni benshi bagenda bakenguza, aho anyuze hose ukabona arahindukira agira gute, aho ni murumuna wa Samusoni tu, byo bizaguhitana. Noneho aza guhura n'umugore w'incakura. Umva, niba hariho abantu b'incakura, umugore witwa Dalila azinjira mu mateka. Yuda yagurishije Yesu ibice by'ifeza 30. Dalila yabwiye abakuru b'Abafilisitiya kandi bari batanira, avuga tumva, buri umwe muri mwebwe arampa ibice by'ifeza 1,100. Uriya mugabo nzamuha kumbeye. Wumve, sinababwiye ibisonga by'indangare. Samusoni aryamye ku bibero bya Dalila, byari bibujijwe ko umunaziri aryamana n'indaya. Icyo deje cyari ikibazo. Mu mategeko ya Mose ntabwo umutambyi yagombaga kurongora indaya, n'umunaziri ntiyagombaga kujya mu bagore. Ubwo yabyishe indangare. Noneho agiye gupfa aryama ku bibero bya Dalila. Hari benshi muryama ku bibero bya Dalila bazabogosha nigaramiye.
ibibero bya Dalila. Erega wa Dalila babaye benshi muri no minsi. Sigaye bita Sireyi Queen. Sireyi muzi cyo gusireyinga bivuga. Maze sinzagira umuntu bavuga ngo arasireyinga, sinzumve abakobwa bari hano mujye mubabeza ariko ntimuzasireyinga. Tusireyi nugukata ijosi. Sicyo mu cyongereza bivuga, niba n'icyongereza narakize neza kandi nyifitemo masters ndumva ari cyo bivuga. Tusireyi nugukata ijosi. Kagusireyinga nyine. Umwamikazi uca amajosi. Ubwo mbishyize mu kinyarwanda nicyo byaba bivuga. Ngaho namwe ni mu bitekereze. Samusoni aryamye ku bibero bya Dalila. Wari wabona umuntu w'injiji. Dalila aramubaza ati ni iki umuntu yakora ngo imbaraga zigushiremo? Ati atubufashe uyu musatsi wanjye. Urumva yatangiye gukora ku bunaziri, atangiye gukinisha ibimenyetso by'ubunaziri bwe. Atufashe uyu musatsi wanjye ukawuzirika ku giti, ati imbaraga zanshiramo. Umugore aramusinziriza, arangije arabikora. Umusatsi arawufata awuzirika ku giti, ati wapfa Samusoni baragusumiye. Ngo arahaguruka, urubambara rushinguza n'umutwe gusa. Umuntu yakubwira ati niki naguha ngupfe? Ati buri ungabura ibiryo biri mu muti w'imbeba, ukabona umuti w'imbeba yawuzanya warangiza ukabirya. Ubwo umva hari uburangare, hari n'ubuswa burenze, hari n'ubugoryi. Abaze wowe iyo ugiye ukajya ahantu ukabona umugoroba wo mu rugo rwawe ruracumbye ugasubirayo, ubwo ntumeze nka Samusoni. Iyo ugiye mu kazi bagakora audit, ubizi ko unyereza amafaranga, ukabona iya mbere urayitotse ukongera ukabikora, ubwo nturi muri umuntu wa Samusoni, indangare mu busonga. Arongera aramubwira ati ariko uri murambeshya ngo urankunda utarimo kumbwira icyakwica. Uri murambeshya ngo urankunda ariko wanze kumbwira icyakwica. Aramubwira ati ufashe uyu musatsi wanjye ukawusobekeranya, ati imbaraga zanshiramo. Aramusinzirije. Nindondereje umwana, ihorere kigabo cyanjye, sinzira. Ngo aramusinziriza, arangije imisatsi arayiboha. Aramutestinga ati kanguka Samusoni, abafilisitiya baragusumiye ngo akangukira hejuru. Aravuga ati umva kumbwira ngo urankunda utambwira ikizakwica. Ageze aho ngo amurembeje, amubwira ukuri kose. Aramubwira ati nta cyuma kigeze kinca ku mutwe, ubu banyogosha umusatsi ugashiraho, namera nk'abandi bose. Ati sasa ibi ngibi ndakeka ko ari byo. Ahamagara abakuru ba Filisitiya ati rero mubanze muzane kashi zanjye, mubanze muzishyire hano tuzibare, nimutumara kuzibara mbakorera umuti. Bazana abantu baramwogosha. Ngo Samusoni akangutse ntiyamenya ko Uwiteka yamuvuyeho. Ngo bamukuramo amaso, ajya gusya ingano z'Abafilisitiya. Indangare. Hari benshi barimo kuzisya hanze hariya. Ibyo byose turimo gusengera se byabaho hatariho indangare? Samusoni. Reka ndangirize ku muntu uturi hafi, umugabo witwa Petero ajyanye na Yesu gusenga. Yesu arababwiye ati mube maso musenge kugira ngo mutaza kujya mu moshya. Kandi ubwo Petero yari yabanje kwirarira. Yesu amubwira ati Petero uraza kunyihakana, we tuzanamwigaho muri izi nyigisho, haraho tuzamwigaho inzira zo kugwa. Petero arirarira cyane, atari kumva wenda baba Yohana na ba Yakobo n'aba bandi nk'aba Matayo bavuye mu ikoresha by'ikoro n'abandi, ariko jewe Petero jewe rutare Petero cyatsi cya muranda kirandurwa n'uwihaze, ntibishoboka. Yesu aramubwira ati Petero uzanyihakana, inkoko itarabika gatatu uranyihakana. Bagiye gusenga ngo Petero araryama arisinzirira. Yesu araza aramubwira ati Petero ntushoboye kuba maso ngo usenge, mube maso musenge mutagwa mu moshya. Yesu ateye intambwe imwe, Petero arongera arisinzirira. Byagenze bite? Bageze ku mutambyi mukuru
ntibyateye kabiri umujaraza aravuga ati uyu mugabo namubonye, uyu nguyu niwo mu bigishwa be. Petero ngo yirebeje hirya aravuga ati ariko sinzi ibyo urimo kuvuga. Hateyeho umwanya muto yahaza undi aravuga ati ariko mu gashyamba ntiwari uhari? Yibuka ko yakubise ugutwi kukikubita hasi. Aravuga ati sasa ninemera ko narindi mu gashyamba bashobora no kumfata. Aravuga ati uwo muntu muvuga simuzi, nta naho nigeze mubona. Abandi bati co niyo mvugo yawe irakugaragaza ko uri umunyagalileya, uri umwe muri bo, biba bigize gatatu ngo isake irabika. Hari abantu bamwe bazaburirwa n'isake. Ibiki usange uryamye aho utagombaga kuryama cyangwa wicaye aho utagombaga kwicara. Ngo icyakora Petero yagize neza ajya hanze ararira arihana, ariko yari yabaye indangare, ntiyumviye ibyo Yesu yari yamubwiye. Hari ibintu bitatu ngiye kubabwira hanyuma nkasoza tugasenga biranga indangare tumaze kubona muri aba bantu batatu. Icyambere, ntabwo bita ku by'Imana yavuze. Abantu benshi bibwira ko amategeko y'Imana ari ayo kuduhambira. Amategeko y'Imana rero muri no minsi hajeho n'inyigisho y'ubuntu Mana y'isi n'ijuru, ngo ibintu by'amategeko byavuyeho, ngo twebwe tugendera mu mudendezo. Nkavuga nti umudendezo wacu dufite ugendera hagati y'amategeko y'Imana. Twebwe turi abaturage b'ubwami bw'Imana. Nibyo koko Yesu yadukijije ku buntu, yaraducunguye, arihirira ibyaha byacu kugira ngo tutazabisubiramo. Duhinduka abaturage b'ubwami bw'Imana, duhinduka ibisonga by'iby'Imana yaduhaye byose, ariko tugendera mu mategeko yayo. Aba bantu bose maze kuvuga birengagije icyo Imana yavuze n'icyo Imana yabavuzeho. Buri tegeko ryose ry'Imana wishe hari icyo rizakwicira, uzaba uri indangare. Ariko mubyumve neza, sinimo kuvuga ko dukizwa n'amategeko, dukizwa n'ubuntu bwa Yesu akaba umucunguzi wacu. Ariko tukumvira amategeko kuko ahinduka umwami wacu. Nta mwami utagira amategeko, nta mwami ugira ate utagira amategeko. Abami bose bagira amategeko, bashyiraho amategeko. Iyo Yesu yabaye umwami wawe wumvira amategeko ye. Nawe yarabyivugiye aravuga ngo nimwitondera amategeko yanjye nibwo muzaba munkunda. Ngo unkunda wese, Yohana 14 umurongo wa 20, ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye. Muranyumva? Ariko iyo wavuyemo kabindangare ubusonga bwawe urabutakaza. Ikindi cya kabiri wagombaga kwitaho, kuvugana n'Imana. Iyo Adamu arambura ategereza akavuga tumva Eva bawihanganye, Imana niza kudusura tuze kuyibaza ibi bintu Satani yatubwiye niba ari byo. Yubaza Imana mbere yo kujya mu kintu wumva baza Imana. Impamvu abantu benshi bava mu busonga bwabo batakaza gusenga, kandi igihe narabibonye. Ntubona n'uyu murimo dukora wa gipastori, abantu benshi iyo tumaze kwambara kora twambaye ikanzu, wajyaga wiyiriza amasengesho aragabanuka, ngo responsibility ziba zabaye nyinshi. Abakristo benshi iyo ari abashomeri barasenga n'Imana bakayimena amatwi. Iyo bamaze kubona akazi, indangare, gusenga barabigabanya. Abahungu benshi iyo bashaka abagore, yewe ninde urara mu byumba by'amasengesho, ninde urara mu bihuru, ninde ujya kanyarira, ninde ujya ku isumo bya Gicumbi. N'abahungu bashaka abo bazabana n'abakobwa, yamara kurongora ntagaruke gusenga. Indangare gusa. Imbaraga zacu ziva mu gusenga no gukomeza kugendana n'Imana. Icya gatatu, iyo ibyo byombi wabiretse, ujye umenya ko intambwe yo kugwa iri hafi. Kutitondera intambwe zawe tuzabyiga mu rindi somo. Ujye witondera intambwe zawe, ujye witondera abo mugendana. Eva yagiye kugendana na Satani bapfana iki? Samusoni yagiye kujya mu Bafilisitiya n'ababyeyi baramubwira ati Samusoni kuki ukunda abakobwa b'abanyamahanga kazi, wabuze abakobwa muri bene wanyu? Ngo nibo nkunda. Jya urinda intambwe zawe kuko abo mugendana nibo bazagukiza cyangwa bazakugusha.
abagabo b'abarokore iyo batangiye kugendana n'abagabo b'abapagani nibo babagusha. Abakobwa same, abagore nabyo ni kimwe. Ibi mwumva ngo zirimo gusenyuka ni ibigare biri hanze, ibigare bidafite Yesu, ibisonga by'indangare. Imana idufashe twebwe tube maso, kuko Yesu yaravuze ngo mube maso musenge kugira ngo mutagira mute mutagwa mu moshya. Ejo tuzareba abagaragu bahawe impano, bahawe amataranto, ariko mubanze mwubakire kuri iki kintu cyo kwitwa kuba igisonga kiri maso. Imana yabwiye Adamu na Eva ngo iyi ngobyi muyihingire, nimurangiza muyirinde, mube maso. Umurinzi wese aba maso. Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo Petero mube maso musenge. Dawidi we rwose mubaza inshuro yanditse ku byo kuba maso yarushaga abandi, ariko Satani yamuciye muri humye atatira igihango yarafitanye n'Imana. Imana idufashe. Kandi mwene data wicayemo hano, isuzume, irondore ko turi ibisonga by'ibintu byose Imana yashyize imbere yacu, ariko kizadufasha mu busonga bwacu iby'Imana yavuze jya ubyumvira, iby'Imana yabujije jya ubyirinda, kuko nibwo buryo bwa mbere bwo kurinda ubusonga bwacu. Icya kabiri, akazi kabe kenshi, ntuzabure gusenga. Ibibazo bibe bikeya, ugire umugisha, ubutunzi bube bwinshi, jya wibuka gushima Imana no gusenga. Ariko kuruta ibindi byose, rinda intambwe zawe, ugendane na Yesu, dusenge Imana. Kandi uyu mugoroba niba wumvise Imana ivugana nawe, ukaba wumvise uvuga utumva nanjye hari aho ndimo kurangara muri iyi minsi, ngirira neza urambura ikiganza ubwira Imana ngo Mana, numvise ijwi ryawe nanjye ndihari, ngiye kurinda ubusonga bwanjye kandi sinzatatira igihango mfitanye nawe. Turagushimye Mwami Mana yacu. Ijambo ryawe riratubwira ngo icyatumye wandikisha izi nkuru zose ukarishyira mu ijambo ryawe ngo ni ukugira ngo batubere akabarore. Icyatumye werekana ibya Dawidi, ukerekana ibya Samusoni, ukerekana ibya Adamu, ukerekana ibya Petero, ni ukugira ngo batubere akabarore. Urebe ibiganza byose bizamutse imbere yawe muri iyi minsi Mana. Turashaka kuba ibisonga bidashidikanywa, turashaka kuba ibisonga bidahemuka, turashaka kuba ibisonga bitava mu ndahiro, turashaka kuba ibisonga bitava mu masezerano, turashaka kuba ibisonga byishimirwa nawe. Ufate buri muntu wese Mwami Yesu, umukure aho yarari, uca imigozi yose, nurangiza umubohore, nurangiza umuha umugisha. Iyi minsi 40 Mana ibi minsi yo guhembuka, iyi minsi 40 Mana ibi minsi yo kubyuka, iyi minsi 40 Mana ibi minsi yo kwambikwa imbaraga, iyi minsi 40 Mana ibi minsi y'icyerekezo gishya. Uhindure byose bishya, utanga umugisha mu bwoko bwawe. Umve gusenga dusengera aha ngaha, komeza utugirire neza muri aya masengesho, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka nsabe wenda ubwo Eric ndabamuruhuye, nsabe abaturisha. Amen. Mwiriwe mwese. Turakomeje. Nabwiye ko iki cyumweru gisa naho nzakiharira kuko turi mu nyigisho z'ibanze, kandi nashakaga kubanza kuzishimangira. Murabizi ubu hari imvugo igezweho ivuga ngo hari ibintu bidakorwa igice. Hari ibintu bidakorwa igice. N'inyigisho z'ubusonga tugomba kuziga tukazumva neza, tukazishimangira, hanyuma tukazahereza abandi twaramaze kubisobanukirwa neza. Kuko buriya Eric yavuze ngo izi nyigisho z'ubusonga ngo arimo arazumva, ubwo ni ibintu byiza, kuko umunsi abakristo tuzabyumva muzabona impinduka bizazana mu buzima bwacu. Uyu munsi ndagira ngo dukomereze ku nyigisho twize ejo twize kuri Adamu nk'igisonga cya mbere, niwe wabanje guhabwa ubusonga, ariko n'icyitegererezo, kuko burya Adamu burya ni twebwe, kuko ubundi izina Adamu bivuga muntu.
ni muntu, bivuga ngo ni wowe nanjye. Adamu ni muntu, ni igishushanyo cy'ibisonga. Uyu munsi rero ndagira ngo twige inyigisho nise ibisonga by'indangare. Ibisonga by'indangare. Nanone turahera kuri Adamu, kuko buriya njye numva abantu bavuga, n'ubu nahoze nganira n'umuntu muri biriya biganiro ukora kuri YouTube, avuga ati ariko se ataba Kristo kuki Satani abarwanya, ati akabanesha akabashobora? Byoroshye nko kuvuga ngo ni indangare. Ibisonga by'iki? By'indangare. Kuko ejo twabonye yuko Adamu yari yarahawe ubusonga bw'ibintu nibura bigera kuri 4, kandi muraza gusanga yuko ibyo bintu byose uko ari 4 byasenyukiye rimwe umunsi Adamu yarangaye. Icyambere, Adamu yari yarahawe ubusonga bw'Edeni yose, harimo ibi bintu bikurikira. Icyambere, harimo we ubwe. Buriya mbere yo gukora ibindi byose, mbere yo kuragira ibindi byose, yo kumenya ibindi byose, Adamu yagombaga kubanza akaba igisonga cya we ubwe. Nahoze mbaha ingero mbabwira nti ikibazo tujya tugira ku isi yose, hari abantu bagenda akaba expert muri business, akaba umuhanga mu ishuri, akaba umuhanga, akaba professor, ariko ugasanga no kwicungaho bye byaramunaniye. Agashobora gucunga ikigo ariko ntashobore kwicunga ubwe. Ibyo mubibona se? Ugasanga umuntu ashobora kugenda agakora akazi akagakora neza, ariko yakarangiza akanywa inzoga agaheza. Akagenda agakora akazi bikagenda neza bigatungana. Hari umugabo njya nkunda kumutangaho urugero, kuko twiga muri universite mu bintu by'ubuyobozi, ibitabo byinshi bamutangagaho urugero. Umuntu witwa Jack Welch yayoboye company ikomeye y'Abanyamerika yitwa General Electric. Imyaka myinshi irazamuka rwose, amafaranga arinjira ku buryo bamutangaho urugero, mbese ni nk'umuhanga wagaheza mu gucunga ibintu. Hanyuma nsomye igitabo cye nsanga yatandukanye n'abagore 3, ngira ngo yari ari ku wa 4 aho mperukira. Bishoboka bite ko umuntu acunga ikigo gifite amasikirisare ku isi yose, gifite abakozi barenze 200,000, kikinjiza amafaranga bakamutangaho urugero, ariko akananirwa gucunga urugo rurimo umugore n'abana 2? Uburangare. Ibisonga by'indangare. Yagombaga gucunga ubwe. Icya kabiri, yagombaga gucunga imibanire ye n'Imana. Icyo ni ikintu gikomeye cyane natwe dufite. Icya gatatu, yagombaga kuba igisonga cy'iby'Imana yamuragije byose, umutungo wose. Ariko ikindi gikomeye, yagombaga kuba igisonga gicunga urugo rwe, kuko ikintu cya nyuma Imana yaremye imaze kurema ibintu byose, igisenge yashyizeho ni urugo. Eric yavuze avuga ngo dusengere ingo, ariko ko zimeze nabi pe. Ingo muri no minsi Satani yarazibasiye, kandi biterwa n'iki? Nanone usanga nuko ubusonga bwacu ni buke. Biroroha cyane gucunga ibindi byose, ariko kwibuka urugo rwawe ugasanga ni ikibazo. Uyu munsi rero tugiye kureba kuri iyo nyigisho ivuga ngo ibisonga by'indangare, kugira ngo tubyigireho. Buriya icyatumye Imana yandikisha ubuzima bw'abantu batubanjirije no kugira ngo bitubere akabarore twe kuzagwa muri iyo mitego. Ariko ikibabaje nkuko mpora mbibabwira, nanone cyambwira abantu nkababwira ko abantu dupfana iki n'imbebo. Imbebo utega umutego, imbebo ikagwamo, kandi yiguyemo irasakuza, ukongera ukawutega hahandi ukawutegesha bya bindi. Niba wari wategesheje ubunyobwa, niba wari wategesheje ikigori, niba ari foromaje, bipfa kuba bihumura. Kuko ushaka gufata imbeba, shyiraho ibintu bihumura. Ibintu bihumura rero byamaze abantu nk'imbeho, bimeze nka yambwa ngo
imbwa inyamaswa zizigeze kwitora ngo ibe umwami. Noneho Bakame kubera kutajya yuzura n'imbwa kavuga ati ariko yewe iri tora ntabwo ryanejeje, mwatoye nabi. Uriya mwami mwatoye ntabwo rwose imiyoborere ye ntabwo yewe nyishimiye, kandi nzabibereka. Noneho ku munsi wo kurahira ngo nyine imbwa iricaye mu ntebe itegereje kuza gukora speech, Bakame iragenda izana inyama y'umuranzi. Inyama z'imiranzi murazizi, burya rero zihumurira imbwa cyane. Iyishyira mu gafuka iza mu munsi mukuru. Noneho hashiraho ikintu igafungura gakeya inyama zigahumura. Hanyuma Nyagasani Nyarubwana kajya yumva ibintu bihumura kiri ko pare, ariko ibintu bihumura atari kose Nyagasani ibintu bihumura. Bakame kageraho ngaho ikongera ikarekura aho gatata, ariko numva ibintu bihumura hano, ariko Nyagasani wibuke ko waje kurahira. Bigeze aho ngaho Bakame irafungura neza bihagije, Nyarubwana ikurikiraho impumuro irimo kuva. Bakame iravuga iti sinababwiye, reba dore uyu niwe mwatoranirwa uzatubera umwami, aratwarwa n'ibihumura, inyama y'umuranzi imukuye ku ntebe. Nabo muzitegereze, indangare ni nyinshi. Adamu Imana yari yamuhaye Edeni ngo ayitegeke, hanyuma Satani nawe akavuga ati ibyo byose uyu mugabo ni indangare, nzabibereka. Umva uko byagenze igice cya 3 cy'itangiriro. Baravuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose. Inzoka Bakame yarushaga inyamaswa zo mu ishyamba zose ubwenge. Uwiteka Imana yaremye ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Ni iyo nkuru ngira ngo duhereho, turaza kuvuga n'ibikurikiyeho, ariko icyo nendaga kubereka, rimwe na rimwe abantu baravuga ngo Eva ngo asoroma urubuto, ngo Adamu yari yagiye hehe, ngo kuki ngo bitaye. Nkora mbwira abantu nkababwira ni mujye musoma Bibiliya neza. Eva asoroma ruriya rubuto yari ari hamwe na Adamu, kuko Bibiliya bitubwira neza akavuga ngo umurongo wa 6, uwo mugore abonye ko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ikigikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo tuvuze ngo igisonga cy'indangare, umva Imana ibashyira muri Edeni yari yarabihanangirije, ibibabwira neza, irababwira ngo ibiti byose biri hano mujye mubirya uretse igiti kimwe, kuko umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Ibibabwiye neza, ibibabwiye bisobanutse. Hanyuma barangije Satani araza arababwira ngo ariko muzi buriya ngo biri iby'Imana yababwiye si byo, ngo muramutse muriye kuri kiriya giti mwasa n'Imana. Muze gukurikira neza mwumva uburangare burimo. Muramutse muriye kuri kiriya giti mwasa n'Imana, mukamenya icyiza
n'ikibi. Sibyo? Noneho aho ngaho niho inzoka yahereye, arababwira ati ariko se buriya koko Imana yarababwiye ngo ibi biti byose ntimuzabirye. Mwitegereze uburyarya bwa Satani. Imana yari yaravuze ngo ibi biti byose muzagire mute, muzabirye. Yongeramo akanyuguti kamwe gusa, ibi biti byose nti muzabirye. Inyuguti imwe. Noneho Eva nawe asubira inyuma aravuga atoya, siko Imana yavuze, ahubwo yo yaravuze ngo ibi biti byose tuzabirye uretse kimwe kiri mu ngobyi hagati, kuko umunsi twakiriyeho tuzapfa. Satani asubira inyuma aravuga ati nari mbizi, Imana yarababeshye. Yari izi ko nimukirya muzasa n'Imana mukamenya icyiza n'ikibi, ariko gupfa ko nti muzapfa. Imana yari yavuze ngo nimukirya gupfa ko muzapfa. Satani arabwira ngo gupfa ko ni inyuguti imwe gusa niyo yahinduye ibintu byose. Kandi n'uno munsi muzitegereze, burya ibintu bizagusha umuntu ntabwo biba byinshi. Muri ofisi yanjye nganira n'abantu bakora amakosa y'uburyo bwinshi. Akenshi iyo witegereje usanga ikintu cyitwa uburangare. Eric yatangiye asengera ingo. Buriya muzitegereze, iyo urugo rugiye gusenyuka ntabwo bisaba ikintu kinini. Amakimbirane mu rugo ntabwo kenshi ava ku bintu binini. Reka mbahe statistique zimwe zagaragaye. Abantu barateranije bakora ubushakashatsi muri Amerika, basanga ikintu cyitwa kiza kuri top ya list ikintu gituma ingo zisenyuka ni umutungo. Abantu bapfa umutungo gusa, abantu bakawupfa. Icya kabiri kiza kuri liste ni ubuhemu, guhemukirana, gucana inyuma. Akagenda hazaho n'ibindi. Na hano murebe muri Edeni, ikintu cya mbere aho ibintu byagiye gupfira byapfiriye mu by'Imana yaremye. Inzoka irazibwira Adamu, iramubwira ngo muriye, ibwira Eva, ariko Eva nawe ubwo yabwiye Adamu kuko barasangiye ngo muriye biriya bitari ibyanyu mwamera nk'Imana. Noneho barabirya. Ibisonga by'indangare, kuko mu gice cya kabiri ku murongo wacyo wa 8 bari batubwiye ngo Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni ku ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Hanyuma irangira ababwira iti kiriya rero ibindi byose muzabirye, ariko kiriya giti ntimuzakirye. Umurongo wa 16, Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, uzirye uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Uburangare bwacu rero bubaheshye. Uburangare bwacu buterwa n'iki? Uburangare bwacu gukora buti? Nibyo ngira ngo twige kuri uyu mugoroba duhereye kuri Adamu, nindangiza mbahe n'izindi ngero z'indangare zuzuye muri Bibiliya yuzuyemo indangare basogokuruza bacu. Uburangare bwa mbere bwa Adamu yakoze ni ukutemera iby'Imana yamubwiye, we na Eva, kutemera iby'Imana yamubwiye. Imana yamubwiye ngo nimurya kuri kiriya giti gitera kumenya icyiza n'ikibi gupfa ko muzapfa. Nta nubwo Imana yabivuze rimwe, urumva yaravuze ngo nimukirye kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Buriya iyo Bibiliya isubiye mu ijambo kabiri byitwa reinforcement, ni ugushimangira.
iravuga ngo nukiryaho, ntabwo Imana yavuze ngo nukiryaho uzapfa, oya yaravuze ngo nukiryaho no gupfa uzapfa. Satani araza aramubwira atoya nukiryaho gupfa ko ntuzapfa, ahubwo uzamera nk'Imana. Buriya muzitegereza ibintu byose, reka nkomeze nensiste kuri bya bindi by'ingo, kuko buri bwereke yabisengeye hashobora kuba hari impamvu. Uganira n'umuntu ukamubwira ati ariko buriya ko wavuye mu rugo rwawe uyu munsi, ntanga urwo rugero, nari niviriye kwigisha ahantu mu gitondo, ngera imbere y'iwanjye imvura yenda kugwa, mpura n'umugabo nawe yigenderaga. Buriya rero iyo Imana iri bukubwira ibintu birasetsa. Mpura n'umugabo yigenderaga, arambwira ati pastor, ati ngize Imana ndakubonye, ati nuvuga nshaka kugushaka, nti ati undi mu kaga, ndi mu gahinda, ati umugore wanjye ati yijyaniye n'undi mugabo, atansigana umwana w'imyaka 4 n'undi w'imyaka 2. Atangira kuntekerereza, ndamubwira nti urumva ushaka kumucyura? Ati jewe ndacyamukunda. Ndamubwira nti witeguye kwihangana nibamara kumuhararuka akazagaruka? Kuko reka mbabwire, gupfa ko muzapfa. Umugore ava mu rugo umugabo yamubeshye ngo aramukunda. Umva madamu nkubwire, mpereye ku bagore ko n'abagabo ndazimbazeho, nta mugabo ushobora kugukunda waramaze kurongorwa. Nta mugabo ushobora kugukunda afite uwe mugore, biryo babyita kugushoreka. Ubutendetse, iyo ibibazo bivutse arakuduropa, iyo amaze kuguhararuka arakureka. Biro ni bwene bwira ngo umugabo nti witeguye kwihangana bamara kumuhararuka akazagaruka? Satani yaraje abeshya Adamu na Eva, arababeshya ngo nimurya kiriya giti muzamenya ubwenge, ahubwo muhitamo babaswa. Umugabo aragenda nawe agakora nk'ibyo ngibyo. Izo mpaka ndazihorana, iriya biro yanjye wazashyiramo kazetofone ifata amajwi. Umuntu yarambwira ati kandi nuzajya utanga izo ngero abantu ntibazajya baza, ntibazaba bangabanirije akazi. Umuntu aragenda akajya ku nshoreke, akabwira ati iriya nshoreke mfata neza. Igufata neza cyangwa uyifata neza? Ati iriya nshoreke giye mfata neza, ati giye mba nahunze urusaku rw'uriya mugore. Nawe nise ko nabajije umugore wawe akambwira ko impamvu atera urwo rusaku ari uko ufite inshoreke. Ati noneho uzamubwire areke urusaku, nzabona uko ndeka inshoreke. Ati inshoreke yanjye nayireka gute? Najya hehe? Kuko nyiretse. Noneho ugasanga abantu baritana ba mwana, undi akagura ati nanjye mubwira azareke inshoreke, nanjye amahana azagabanuka, akabura urekura, urugo rugasenyuka. Ariko reka burya mbwira abagabo, nta nshoreke ikunda umugabo. Mwari mubizi, nubona inakwitayeho mpora mbibabwira hano, ibiri mu cyo twita customer care. Wowe uri umukiriya, uzabimenya umunsi warwaye, nuko uzaba wapfuye ntuzabimenya, uzabimenya umunsi wapfuye. Sindabona inshoreke iherekeje umugabo. Iyo wapfuye inshoreke igusezeraho, ubwo wowe warangiye, nta n'ubwiza mu kiriyo. Adamu na Eva indangare, ariko nizo zuzuye isi, nabuzukuru ba Adamu. Satani araza akakubeshya ukemera, abeshya abagore bakagenda, baragenda pe. Muri no miza rwose nzi n'umudayimoni uhari, baragenda, barimo baragenda, ahubwo barimo hano mu ntega amatwi. Abagore batoya mwicayemo hano mu ntega amatwi, murimo muragenda, kandi n'abagabo nabo si shyashya, indangare. Ariko twebwe mwibuke ngo iyo wakiriye Yesu uba uri igisonga. Haleluya. Uri igisonga cy'urugo rwawe,
uri igisonga cy'umubiri wawe, uri igisonga cy'ubugingo bwawe, kuko uzabibazwa. Uzabibazwa kuko uri igisonga. Ariko ntabwo abantu babyumva. Niki rero gituma ubusonga bwacu tububura? Icya mbere, Adamu na Eva banze kumva iby'Imana yavuze. Kandi natwe uno munsi niko bigenda, abantu ntibashaka kumva iby'Imana yavuze. Ijambo ry'Imana barishyize ku ruhande, niyo babwiye barakubwira ngo nukubahambira. Ngo erega ngo nta kwihambira. Ngo iyo wumvise byanzura rekura. Ariko giye mbona nta kwihambira kuri nuko abantu gusa bakora ibintu by'ubujiji ntacyo wihambiraho. Ariko ibisonga by'indangare, reka mbereke, nimwitegereza muri Bibiliya abantu bose bakoze uburangare, iyo principe barabanza bakayica, kwemera iby'Imana yavuze. Nimureba Bibiliya burya yuzuyemo indangare. Umugabo witwa Dawidi yari afite ubusonga bukomeye cyane. Imana niyo yamwisangiye, iramutoranya, imuvana inyuma y'intama, iramwimika aba umwami wa Isirayeli. Niki Imana yakundiraga Dawidi? Yamukundiraga ko akiranuka, akaba umuramyi w'Imana ukomeye cyane. Ariko igihe kiragera ngo igihe abandi bami batabaraga, ngo Dawidi yisigarira i Yerusalemu indangare. Ngo nimugoroba ngo arimo kugendagenda hejuru y'inzu ye, ngo abona umugore urimo kwiyuhagira muri karitsiye. Numvise abigisha benshi babeshyera uriya mugore Batisheba. Ngo Batisheba rero ngo bagore mujye mwitonda, ngo uburyo mwambara, ngo uburyo mugira mute, ngo bukurura abagabo. Batisheba yari yibereye mu gikari cye. Ibyago yagize nuko kwa Dawidi bari bafite inzu ndende, abandi bafite inzu ngufi. Kandi na hano mu mujyi bijya bibaho. Uzi gutura muri karitsiye ifite umuntu ukureba mu gihorihori. Naho ntuye nanjye irahari njye, umuturanyi wanjye yubatse inzu ya etaje, yewe mfite inzu zisanzwe ngufi, aba ndeba hejuru. Erezo mako twe dutuye ku ruhande rwo hirya, ariko abana banjye nabo dushe yabo irebana naho ngaho. Ubwo rero nk'umukobwa wanjye ashobora kwigiramo yaba arimo gukaraba, undi akaba mureba yibereye hejuru kuri balcony. Nibyo byabaye kwa Dawidi. Batisheba nta ruhare na ruke yari afitemo, yari yibereye muri dushe yo mu rugo rwe. Kandi murabizi kera abantu biyuhagiriraga mu gikari. Erega dushe zijeje ubundi abiyuhagiriye mu gikari muraho. Nanjye narahiyuhagiriraga kera. Dahiro twebwe kubera ko twari abana twajyaga muri Muhazi, nabiretse ngiye kwiga mu seminari kuko twebwe twigiraga muri Muhazi, tukavayo twabirangije. Ariko buriya twavuye kure. Uzi kujya mu mazi ukayivurugutamo, warangiza ukayavoma mukayajyana mukayanywa mukayatekesha ibiryo. Ariko n'ubu baracyabikora. Batisheba yari yibereye mu gikari cye arimo kwiyuhagira. Dawidi aramureba, aramurunguruka, atuma umuntu ati mugende munzanire uriya mugore. Aramuhohotera. Buriya Dawidi yarahohoteye. Imana imukumubwira ngo ikintu wakoze cyarakaje Uwiteka. Banza utekereze ko Dawidi yari iwe mu rugo. Abadamu murimo hano nimwe mwabyumva wenda kurusha abagabo. Uri mu rugo n'umugabo atumiye umugore, aramuzanya mujyanye mu cyumba cyawe. Riya ni hohotera rikomeye dabo. Ntibyanezeza Imana imutumaho, ibwira Natani ngo genda umbwire uriya mugabo ngo ibintu wakoze byarakaje Uwiteka. Kubera iki? Dawidi yari umuntu ukunda Imana, uririmbira Imana, ariko w'indangare. Yibagiwe ate ko Imana imureba. Ariko arangije ngo kugira ngo asibanganye icyaha cye, ko yaryamanye n'uwo mugore amutera inda, ngo kugira ngo asibanganye icyaha cye atuma kuri Yowabu umukuru w'ingabo ze, aramubwira ati uzanyoherereze Uriya. Uriya ni mureba mu ngabo za Dawidi, yari umwe mu basirikare bakuru 30 bakomeye b'intwari, yari umujenerali. Wigeze ubona generali twarakuriye? Baramubwira ngo bwira Uriya aze kuvuga amacumu. Mu yandi magambo aba ari uzana kuriye. Uriya aza yibaza kuki bantumyeho, mwabonye hehe umusirikare mukuru twarakuriye?
nigiye usigaye ntwara amabaruwa, nsize ingabo zanjye nayoboraga nje gutwara amabaruwa. Araza hageze Dawidi ati mbwira amakuru yo ku rugamba. Buriya nuko yamwubashye ashobora kumbwira ati ariko se nyakubahwa, kuva ryari umwafandi mukuru ari uza gutanga amakuru yo ku rugamba? Ariko nibwira ko ashobora kuba arabajije bagenzi bakavuga ati se shefu aranshakira iki koko? Ikintu gitumye bamurutura ku rugamba nkareka ingabo nari nyoboye nkaza kwitaba, habaye iki? Bashobora kuba baramubwiye ati ariko dusigaye tubona hari agakungu hagati ya bosi n'umugore wawe, atamaze iminsi ajyayo. Uriya nawe aragenda yigira ku gicaniro ararana n'abandi basirikare ntiyajya mu rugo. Umunsi wa kabiri ngo amutumaho ngo arabaririza ati se Uriya yaraye agiye mu rugo. Kuki Dawidi yashakaga ko Uriya ajya mu rugo? Kugira ngo agende naryamana n'umugore bitwikira icyaha cye. Bazavuge bati iyi nda wayiteye cya gihe wari wagarutse kuvuga amacumu. Ijoro rya kabiri Uriya yanze kuryama ngo yaramusindishije ngo arebe yuko yamuyobya ubwenge agasubirayo. Ngo Uriya aragenda yisubirira ku gicaniro ku irembo ararana n'abandi. Buracya Dawidi ararakara, yandika ibaruwa y'umujinya n'ubugome. Abwira Yobu ngo Uriya uzamushyira ahantu hari intwari zikomeye bamutikura apfe. Baramutikura arapfa. Hanyuma Yobu abwira umusirikare tugende ubwira umwami noneho atumye Kadogo ujye utwara kuriye, atuzamubwire ngo bararwanye ariko abasirikare, kuko ubundi Dawidi yakundaga abasirikare be cyane, yarabarindaga, ariko burya icyaha gikoresha ibibi byinshi. Ngo nubona arakaye, kuko yarabiteganije ko ari burakare, ngo uzamubwire ngo erega n'umugaragu wawe Uriya yarapfuye. Mu yandi magambo mission accomplie. Baragenda babwira Dawidi ati rwose umubwire Yowabu ngo komeza urugamba, ntuhangayike, ngo inkota iryumwe ejo ikarya undi. Imana ihita ituma Natani ngo ugende umbwire Uriya mugabo ngo ibyo wakoze, kuko yahise ahamagara Batisheba aramurongora. Indangare kandi ubwo yaririmbiraga Imana, yarakiririmbira Imana atazi ko Imana imureba. Reka mbabwire icyo nita uburangare, ni ugukora ibyaha wibwira ngo Imana ntikubona. Ubu busonga bwacu burakomeye cyane, kuko twebwe turagiriye umutware ubona byose uba hose. Indangare, indi ndangare ikomeye cyane, ni ingero mbaha gusa kugira ngo dukuremo amasomo. Ni iki cyatumye Dawidi akora kiriya cyaha Dawidi yakoze? Yari abizi neza yuko mu mategeko ya Mose umugabo waryamanaga n'umugore w'undi muntu, verdict kwari uguterwa amabuye mugapfa mwimbi. Ni nacyo cyatumye Imana ituma Natani iramubwira ngo genda umbwirire Dawidi ngo gupfa ko ibigukuriyeho nturi bupfe, ntibazagutera amabuye. Ariko Imana ngira ngo n'Imana rero bwatse se Dawidi baramutera amabuye batari umwami. Iyaba ari undi muntu bagombaga kumutera amabuye agapfa, yaciye ku itegeko ry'Imana. Ibi bintu byose mubona bitwangiriza ni abantu baca ku mategeko y'Imana. Iby'Imana yavuze, ubusonga bwacu burangwa no kumvira ibyo databuja yavuze. Mbaho urundi rugero rumwe cyangwa ebyiri rw'ibisonga by'indangare. Umugabo witwa Samusoni kuva kivuka we ari no mu bantu. Samusoni Imana yari yaramuvuzeho atari yavuka. Imana ibwira nyina na se Manowa iravuga ngo umwana mutwite, uyu mwana mumumenye, mutangire kumurinda na nyina ntazarya imizabibu n'ibikomokaho byose. Ibyo kunywa divayi byibagirwe, kandi uyu mwana navuka azaba umunaziri w'Uwiteka kuva kivuka. No kuvuga ngo umunaziri yari afite ubusonga bw'umuhamagaro. Umuhamagaro we nk'uwa Yeremiya n'abandi Imana yawuvuze ataravuka, nk'uwa Yohana umubatiza, nk'uwa Yesu. Hari abantu bagira umuhamagaro Imana ikawuvuga batari bavuka, hari n'abandi buvuga bamaze kuvuka. Naganiriye na mama, hanyuma
kera yajyaga ntera umwete ngo mbe padiri, aho nkibaza abandi bagore ko badakunda ko abana baba padiri, kuki mama ashaka kumba padiri? Aho simenye ko yantanzeho igitambo. Kera mvuka narakana fragile, donc ni mpamvu nitwa Rutayisire. Rutayisire bivuga ngo urupfu rutamujyanye. None rero kubera yuko mama ngira gumaze abwira Imana, tumva Mana, uyu mwana numundindira akabaho nzamuguha abo umushumba wawe abe padiri, kuko yari umugaturika yumvaga nzaba padiri. None uko nkura akajya ntera umwete wo kuba padiri, ariko mama kucishaka kumpa padiri. Ngejeje ku myaka 19 bivamo nigira muri university. Namenye ibyo maze kuba pastor. Umunsi nabaye pastor, mama yahagaze muri reception arambura amaboko, nta nubwo ari twayabwiraga, aravuga ngo Mana, ngo noneho ngo umuhigo wanjye ndawurangije, ngo yambaye ikanzu. Menya ngo ariko mfite ibimenyetso birenze kimwe bimbwira ko aho mpagaze ariho nagombaga guhagarara. N'umunsi wa mbere nanjye njya mu kiliziya mfite imyaka 8, narebye kiliziya ukuntu ingana, ndavuga ni kabisa, niba Imana ifite inzu ingana gutya, nzakorera Imana kugira ngo umunsi napfuye nzayirebe. Nafite imyaka 8. Wose umuhamagaro, ariko nkubwiye uburangare nakoze muri iyo nzira hagati aho ngombe. Ariko Imana imaze kungarura mu nzira, navuze ngo rero Mana, noneho nagarutse mu nzira njenje, ntabwo ubunaziri bwanjye nzaburangarana. Urumva Samusoni Imana yari yarabivuze mu Ikubira, aravuga ngo azaba umunaziri w'Uwiteka. Ubwo ni ubusonga bw'umuhamagaro. Umuhamagaro. Hanyuma bukeye ariko ngo Samusoni agakunda abagore. Muzarebe mu gitabo cy'abacamanza aho batangira kuvuga Samusoni, bavuga ngo agera mu kibaya cy'isoreka abona umugore, agera i Gati abona umugore. Aho yageraga hose yabonaga abagore, nta kindi yabonaga. Kandi kizakwica ukibona kare. Hari barumuna ba Samusoni benshi bagenda bakenguza, aho anyuze hose ukabona arahindukira agira gute, aho ni murumuna wa Samusoni tu, byo bizaguhitana. Noneho aza guhura n'umugore w'incakura. Umva, niba hariho abantu b'incakura, umugore witwa Dalila azinjira mu mateka. Yuda yagurishije Yesu ibice by'ifeza 30. Dalila yabwiye abakuru b'Abafilisitiya kandi bari batanu, aravuga tumva, buri umwe muri mwebwe arampa ibice by'ifeza 1,100. Uriya mugabo nzamuha kumbeye. Wumve, sinababwiye ibisonga by'indangare. Samusoni aryamye ku bibero bya Dalila, byari bibujijwe ko umunaziri aryamana n'indaya. Icyo deje cyari ikibazo. Mu mategeko ya Mose ntabwo umutambyi yagombaga kurongora indaya, n'umunaziri ntiyagombaga kujya mu bagore. Ubwo yabyishe indangare. Noneho agiye gupfa aryama ku bibero bya Dalila. Hari benshi muryama ku bibero bya Dalila bazabogosha nigaramiye. Bibero bya Dalila, erega wa Dalila babaye benshi muri no minsi. Usigaye bita Sireyi Queen. Sireyi muzi cyo gusireyinga bivuga. Maze sinzagira umuntu bavuga ngo arasireyinga, nuzinzumve abakobwa bari hano mujye mubabeza, ariko ntimuzasireyinga. Tusireyi nugukata ijosi. Sicyo mu Cyongereza bivuga, niba nicyo Cyongereza narakize neza kandi nyifitemo masters, ndumva ari cyo bivuga. Tusireyi nugukata ijosi, kagusireyinga nyine. Umwamikazi uca amajosi. Ubwo mbishyize mu Kinyarwanda nicyo byaba bivuga. Ngaho namwe ni mu bitekereze. Samusoni aryamye ku bibero bya Dalila. Wari wabona umuntu w'injiji. Dalila aramubaza ati, ni iki umuntu yakora ngo imbaraga zigushiremo? Atubufashe uyu musatsi wanjye. Urumva yatangiye gukora ku bunaziri, atangiye gukinisha ibimenyetso by'ubunaziri bwe. Atufashe uyu musatsi wanjye ukawuzirika ku giti, ati imbaraga zanshiramo. Umugore aramusinziriza, arangije arabikora. Umusatsi arawufata awuzirika ku giti, ati wapfa Samusoni baragusumiye. Ngo arahaguruka, urubambara rushinguza n'umutwe gusa. Umuntu yakubwira ati niki naguha ngo upfe? Ati buri ungabura ibiryo biri mu muti w'imbeba,
ukabona umuti w'imbeba yawuzanya warangiza ukabirya. Ubwo si umva, hari uburangare, hari n'ubuswa burenze, hari n'ubugoryi. Abaze wowe iyo ugiye ukajya ahantu ukabona umugoroba wo mu rugo rwawe ruracumbye ugasubirayo, ubwo ntubumeze nka Samusoni. Iyo ugiye mu kazi bagakora audit, ubizi ko ujya unyereza amafaranga, ukabona iya mbere urayitotse ukongera ukabikora, ubwo nturi muri umuntu wa Samusoni, indangare mu busonga. Arongera aramubwira ati ariko uri murambeshya ngo urankunda utarimo kumbwira icyakwica. Uri murambeshya ngo urankunda ariko wanze kumbwira icyakwica. Aramubwira ati ufashe uyu musatsi wanjye ukawusobekeranya, ati imbaraga zanshiramo. Aramusinzirije. Nindondereje umwana, ihorere kigabo cyanjye, sinzira. Ngo aramusinziriza, arangije imisatsi arayiboha. Aramutestinga ati kanguka Samusoni, Abafilisiye baragusumiye ngo akangukira hejuru. Aravuga ati umva kumbwira ngo urankunda utambwira ikizakwica. Ageze aho ngo amurembeje, amubwira ukuri kose. Aramubwira ati nta cyuma kigeze kinca ku mutwe, ubu banyogosha umusatsi ugashiraho, namera nk'abandi bose. Ati sasa ibi ngibi ndakeka ko ari byo. Ahamagara abakuru b'Abafilisiye ati rero mubanze muzane kashi zanjye, mubanze muzishyire hano tuzibare, nimutumara kuzibara mbakorera umuti. Bazana abantu baramwogosha. Ngo Samusoni akangutse ntiyamenya ko Uwiteka yamuvuyeho. Ngo bamukuramo amaso ajya gusya ingano z'Abafilisiye. Indangare. Hari benshi barimo kuzisya hanze hariya. Ibyo byose turimo gusengera se byabaho hatariho indangare? Samusoni. Reka ndangirize ku muntu uturi hafi, umugabo witwa Petero. Petero ajyanye na Yesu gusenga. Yesu arababwiye ati mube maso musenge kugira ngo mutaza kujya mu moshya. Kandi ubwo Petero yari yabanje kwirarira. Yesu amubwira ati Petero uraza kunyihakana, we tuzanamwigaho muri izi nyigisho, hari aho tuzamwigaho inzira zo kugwa. Petero arirarira cyane, atari kumva wenda baba Yohana na ba Yakobo n'aba bandi aba Matayo bavuye mu ikoresha by'ikoro n'abandi, ariko jewe Petero jewe rutare Petero cyatsi cya muranda kirandurwa n'uwihaze, ntibishoboka. Yesu aramubwira ati Petero uzanyihakana, inkoko itarabika gatatu uranyihakana. Bagiye gusenga ngo Petero araryama arisinzirira. Yesu araza aramubwira ati Petero ntushoboye kuba maso ngo usenge, mube maso musenge mutagwa mu moshya. Yesu ateye intambwe imwe, Petero arongera arisinzirira. Byagenze bite? Bageze ku mutambyi mukuru, ntibyateye kabiri umujaraza aravuga ati uyu mugabo namubonye, uyu nguyu ni wo mu bigishwa be. Petero ngo yirebeje hirya aravuga ati ariko sinzi ibyo urimo kuvuga. Hateyeho umwanya mutoya haza undi aravuga ati ariko mu gashyamba ntiwari uhari? Yibuka ko yakubise ugutwi kukikubita hasi. Aravuga ati sasa ninemera ko nari ndi mu gashyamba bashobora no kumfata. Aravuga ati uwo muntu muvuga simuzi, nta naho nigeze mubona. Abandi bati co niyo mvugo yawe irakugaragaza ko uri umunyagalileya, uri umwe muri bo, biba bigize gatatu ngo isake irabika. Hari abantu bamwe bazaburirwa n'isake. Ibicyo usange uryamye aho utagombaga kuryama cyangwa wicaye aho utagombaga kwicara. Ngo icyakora Petero yagize neza, ajya hanze ararira arihana, ariko yari yabaye indangare, ntiyumviye ibyo Yesu yari yamubwiye. Hari ibintu bitatu ngiye kubabwira hanyuma nkasoza tugasenga biranga indangare tumaze kubona muri aba bantu batatu. Icyambere, ntabwo bita ku by'Imana yavuze. Abantu benshi bibwira ko amategeko y'Imana ari ayo kuduhambira. Amategeko y'Imana rero muri no minsi hajeho n'inyigisho y'ubuntu, Mana y'isi n'ijuru, ngo ibintu by'amategeko byavuyeho, ngo twebwe tugendera mu mudendezo. Nkavuga nti umudendezo wacu dufite ugendera hagati y'amategeko y'Imana.
twebwe turi abaturage b'ubwami bw'Imana. Nibyo koko Yesu yadukijije ku buntu, yaraducunguye, arihirira ibyaha byacu kugira ngo tutazabisubiramo. Duhinduka abaturage b'ubwami bw'Imana, duhinduka ibisonga by'iby'Imana yaduhaye byose, ariko tugendera mu mategeko yayo. Aba bantu bose maze kuvuga birengagije icyo Imana yavuze n'icyo Imana yabavuzeho. Buri tegeko ryose ry'Imana wishe hari icyo rizakwicira, uzaba uri indangare. Ariko mubyumve neza, sinimo kuvuga ko dukizwa n'amategeko, dukizwa n'ubuntu bwa Yesu akaba umucunguzi wacu, ariko tukumvira amategeko kuko ahinduka umwami wacu. Nta mwami utagira amategeko, nta mwami ugira ate utagira amategeko. Abami bose bagira amategeko, bashyiraho amategeko. Iyo Yesu yabaye umwami wawe, wumvira amategeko ye. Nawe yarabyivugiye aravuga ngo nimwitondera amategeko yanjye nibwo muzaba munkunda. Ngo unkunda wese, Yohana 14 umurongo wa 20, ngo umuntu nta nkunda azitondera amategeko yanjye. Muranyumva? Ariko iyo wavuye mu kabindangare, ubusonga bwawe urabutakaza. Ikindi cya kabiri wagombaga kwitaho, kuvugana n'Imana. Iyo Adamu arambura ategereza akavuga tumva Eva bawihanganye, Imana niza kudusura tuze kuyibaza ibi bintu Satani yatubwiye niba ari byo. Yubaza Imana mbere yo kujya mu kintu wumva baza Imana. Impamvu abantu benshi bava mu busonga bwabo batakaza gusenga, kandi njyewe narabibonye. Ntubona n'uyu murimo dukora wa gipastori, abantu benshi iyo tumaze kwambara kora, twambaye ikanzu, wajyaga wiyiriza, amasengesho aragabanuka, ngo responsibility ziba zabaye nyinshi. Abakristo benshi iyo ari abashomeri barasenga n'Imana bakayimena amatwi. Iyo bamaze kubona akazi, indangare, gusenga barabigabanya. Abahungu benshi iyo bashaka abagore, yewe ninde urara mu byumba by'amasengesho, ninde urara mu bihuru, ninde ujya kanyarira, ninde ujya ku isumo bya Gicumbi. N'abahungu bashaka abo bazabana n'abakobwa, yamara kurongora ntagaruke gusenga, indangare gusa. Imbaraga zacu ziva mu gusenga no gukomeza kugendana n'Imana. Icya gatatu, iyo ibyo byombi wabiretse, ujye umenya ko intambwe yo kugwa iri hafi, kutitondera intambwe zawe. Tuzabyiga mu rindi somo. Ujye witondera intambwe zawe, ujye witondera wo mugendana. Eva yagiye kugendana na Satani bapfandiki. Samusoni yagiye kujya mu Bafilisitiya, n'ababyeyi baramubwira ati Samusoni, kuki ukunda abakobwa b'abanyamahangakazi, wabuze abakobwa muri bene wanyu? Ngo nibo nkunda. Jya urinda intambwe zawe, kuko abo mugendana nibo bazagukiza cyangwa bazakugusha. Abagabo b'abarokore iyo batangiye kugendana n'abagabo b'abapagani nibo babagusha. Abakobwa same, abagore nabyo ni kimwe. Ibi mwumva ngo zirimo gusenyuka ni ibigare biri hanze, ibigare bidafite Yesu, ibisonga by'indangare. Imana idufashe twebwe tube maso, kuko Yesu yaravuze ngo mube maso musenge kugira ngo mutagira mute mutagwa mu mushya. Ejo tuzareba abagaragu bahawe impano, bahawe amataranto, ariko mubanze mwubakire kuri iki kintu cyo kwitwa kuba igisonga kiri maso. Imana yabwiye Adamu na Eva ngo iyi ngobyi muyihingire, nimurangiza muyirinde, mube maso. Umurinzi wese aba maso. Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo Petero, mube maso musenge. Dawidi we rwose mubaza inshuro yanditse ku byo kuba maso yarushaga abandi, ariko Satani yamuciye muri humye, atatira igihango yarafitanye n'Imana. Imana idufashe. Kandi mwene data wicayemo hano, isuzume, irondore, ko turi ibisonga by'ibintu byose Imana yashyize imbere yacu. Ariko kizadufasha mu busonga bwacu, iby'Imana yavuze jya ubyumvira, iby'Imana yabujije jya ubyirinda.
kuko nibwo buryo bwa mbere bwo kurinda ubusonga bwacu. Icya kabiri, akazi kabe kenshi, ntuzabure gusenga. Ibibazo bibe bikeya, ugira umugisha, ubutunzi bube bwinshi, jya wibuka gushima Imana no gusenga. Ariko kuruta ibindi byose, rinda intambwe zawe, ugendane na Yesu, dusenge Imana. Kandi uyu mugoroba niba wumvise Imana ivugana nawe, ukaba wumvise uvuga utumva nanjye hari aho ndimo kurangara muri iyi minsi, ngirira neza urambura ikiganza ubwira Imana ngo Mana, numvise ijwi ryawe nanjye ndi hano, ngiye kurinda ubusonga bwanjye kandi sinzatatira igihango mfitanye nawe. Turagushimye Mwami Mana yacu. Ijambo ryawe riratubwira ngo icyatumye wandikisha izi nkuru zose ukarishyira mu ijambo ryawe ngo nukugira ngo batubera kabarore. Icyatumye werekana ibya Dawidi, ukerekana ibya Samusoni, ukerekana ibya Adamu, ukerekana ibya Petero, nukugira ngo batubera kabarore. Urebe ibiganza byose bizamutse imbere yawe muri iyi minsi Mana. Turashaka kuba ibisonga bidashidikanywa, turashaka kuba ibisonga bidahemuka, turashaka kuba ibisonga bitava mu ndahiro, turashaka kuba ibisonga bitava mu masezerano, turashaka kuba ibisonga byishimirwa nawe. Ufate buri muntu wese Mwami Yesu, umukure aho yarari, uca imigozi yose, nurangiza umubohore, nurangiza umugisha. Iyi minsi 40 Mana ibi minsi yo guhembuka, iyi minsi 40 Mana ibi minsi yo kubyuka, iyi minsi 40 Mana ibi minsi yo kwambikwa imbaraga, iyi minsi 40 Mana ibi minsi y'icyerekezo gishya. Uhindure byose bishya, utanga umugisha mu bwoko bwawe. Umve gusenga dusengera aha ngaha, komeza utugirire neza muri aya masengesho, mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka nsabe wenda ubwo Eric ndabamuruhuye, nsabe abaturisha